derate ngo uravomesha iki ariko yabivugaga bitewe n'iki nta maso agira yego reba kubwira retupisa ngo iriba ni rirerire reba kubwira ishobora byose ngo iriba rigize ute ni rirerire ntabwo nawe ari we yego akoze desiye andomegene regarde pas kaina amaso atabona amprodela fo atumuvuga ngo ntayihari amaso yatarayibona wayimwereka yashiraho n'indi minsi tugashinyagurira umuntu urabona umuntu urarira umuceri gusa isosa akayizanira Imana ngo yange ahubwo wayimwereka icyo data ashaka arashaka kugukora ku maso ugakorera iyo ubona ugatumva uko mvuganye nawe ibyakubaga ku maso mbikuyemo reba Imana ngo areba aravuga ati abatagira amaso bazagwa ku giti uzi ko yari ihari sinyibone none se sheri wawe kumujyana ukamuburira ugatega ukamutegera n'ivatiri iyi Mana ukayitegera igare ugira ngo ni ukuyanga sheri ubu mubona iyi yo ntayububona ubuvuga uti ibi bintu turimo rero bizaduta no ku giti uwayizana akayihagarika hano rimwe Yohana ibice 4:23 ariko kaduhere 22 dore mwebweho musenga icyo mutazi ariko twebwe dusenga ibyo tuzi kuko agakiza kava mu Bayuda dore mwebweho musenga icyo mutazi ariko twebwe dusenga ibyo tuzi kuko agakiza kava mu Bayuda ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri ubwo abasenga basengera data mu mwuka no mu kuri kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga kubara mu gitabo cyo kubara ijambo ry'Imana gitabo cyo kubara hari ijambo ryiza igitabo cyo kubara ijambo tumaze gusoma riravuze ngo dore mwebwe musenga icyo mutazi ariko twebwe dusenga ibyo tuzi ko agakiza kava mu Bayuda 32 kubara haravuga ngo abarubeni n'abagadi bashakaga guhabwa gakondo hakuno ya Yorodani niryo dusoma bashaka guhabwa gakondo hakuno ya Yorodani n'icyo gitabo cyo kubara 22 mw'icyo gitabo cyo kubara 22 umurongo wa 32 ibice 22 umurongo wa 32 marayika w'Uwiteka aramubaza ati ukubitiye iki indogobe yawe akagatatu dore nzanywe no kugutangira kuko mbonye uca mu nzira ijya kurimbuka dore nzanywe no kugutangira se hari abo turi kumwe kuko mbonye uca mu nzira ijya kurimbuka dusoza ni Luka
ibice 22. Nsomye menshi ariko nukugira ngo tubifatanye neza. Imana ishimwe. Umwami ashimwe. 22 umurongo wa 3. Satani yinjira muri Yuda witwa Isikariyote, yari mu mubare wabo 12. Dusomye amagambo menshi ariko nukugira ngo tuyahuze. Haleluya. Maze iminsi basura ubuho nzanywe no kubatumira ngo namwe muzansure. Ntaho nahora ncyo nyakubahwa mushumba, wenda kazabe kamwe, ariko namwe nzanywe no kubatumira. Murakoze ko mubyakiye, si yego? Funi bagara ubushuti n'akarenge. Nshatse kuvuga impamvu abantu badakorera Imana kandi hari abantu badakorera kandi igize ute. Impamvu ya kabiri ndavuga nukuntu abantu bakorera Satani kandi bayanga. Uwambere akorera Imana, akorera yanga gukorera Imana kandi igize ute. Ariko haleluya. Uwa kabiri akorera Satani kandi agira ute, atayikunda na gake. Ijambo ritwemeje ko umuntu ashobora kuba yicaye hano uyu mwanya. Mwihangane murebe hano, ariko aha mwicaye siho murarara. Aha mwicaye ubu mwese muri mu rugendo, mwicaye hamwe ariko ntimurarara hamwe. Kansubiremo, muri gusenga imwe ariko ntimurataha hamwe. Muryoheye hamwe muri hano, ariko aho murataha ntiharyoshye kimwe. Utesha ushatse kuvuga iki? Uyu mugabo witwa Balamu yateguye indogobe, ayicaraho, ashiraho n'ibindi bimutwara imbaraga. Ugashiramo akitso kandi atazi ko ari mu nzira ijya kurimbuka. Kambisubiremo, uwamubonye mu nzira. Haleluya. Ariko haleluya. Kansubiremo bwa kane. Haleluya. N'umuntu wicaye ku ndogobe, arakaraba, ariyuhagira, arambara, araberwa, atangira inzira ijya kurimbuka kandi watabizi. Ikintu cyambabaje, ariko indogobe ye yo yari ibizi. Indogobe imenya ko bagiye kurimbuka, uyicayeho ntiyamenya ko agiye he. Ngaho munsubize gatoya. Indogobe imenya ko bagiye he, yanga kugenda, arayikubita ngo ikamubwira iti nubwo nkubita tugiye ahabi. Wakavuga ati narakuguze, ongera umuvuduko. Nayo ikamubwira iti waranguze ariko ntiwarimbuka ndora. Akayibwira ati wintegeka mu rugo rwanjye. Indogobe ikakubwira iti ururimo none ariko nukomeza iyi nzira ejo ntiruraba urwawe. Indogobe akayibwira ati fata ibyo kurya ariko ugende. Indogobe ikamubwira iti aho tuzaba twicaye ejo ndi kuhareba sindagenda. Kadukomeza. Akabwira indogobe ati ongera vitesse. Indogobe ikamubwira iti nyitondeshe aho tugiye ni habi.
akabwira indogobe ati uza amategeko ngutegetse. Indogobe iti ibyo untegeka byose ndabyemera, ariko aho tugiyeho sindajyayo. Umuriro urimo uraka. Uyu muntu yagiye mu irimbukiro atabishaka. Arazira iki? Nta mayoso y'umwuka agira, nta jwi ry'umwuka agira, nta matwi y'umwuka agira amubwira ngo urimo urajya kurimbuka. Kabiri, kamvuga uyu witwa Yuda. Yambaye neza Yuda, aba mu ntumwa Yuda, bamutorera ubukontabure Yuda, agendana na Yesu agatondo kamwe. Satani mwinjiramo atabizi, imwicaramo atabizi, imupangira kurimbuka atabizi. Ari mu nzira yo kwimanika atabizi, ashakisha udufaranga atazi ko ari mu nzira ijya he kumanikwa. Asangira n'intumwa agatima atazi ko ari mu nzira ijya kurimbuka. Se hari abantu turi kumwe ngo bamvugire ngo Imana idufashe. Uyu muntu nubwo agiye kwimanika ntabyo ashaka, nta n'ibyo yapanze, nta n'ibyo yateguye, nta n'ibyo agambiriye, nta n'ubwo agambiriye kwimanika, ahubwo ubigambiriye n'uwamwinjiranye, n'uwamwinjiyemo, n'umwicayemo. Ntimugire ngo Yuda we yagambiriye kumanikwa, ahubwo Yuda yapanze gukorera Imana, ariko apanga kugendana na Yesu. Ndetse Yuda kujya mu mubona ntiwari kumubwira ngo yece Yesu ngo abyemere, ahubwo umwicanyi karundura ariwe Satani yicaye muri Yuda. Yuda ntiyamubona kuko ataboneshwa amaso y'umubiri, amwicaramo. Satani igenda muri Yuda ikabwira abadayimoni ati nubwo ari masangira n'intumwa ejo tuzamumanika. Yuda ntamenya agakuru, Yuda agafata ku gatsima. Yesu akavuga ati muri mwe. Yuda ntiyamenya ikimwicayemo, ntiyamenya ikimugendamo, ntiyamenya ikimugendesha. Kamvuge nitonze, ntiyamenya icyamwinjiye. Yicara atazi icyamwinjiye, asangira nazo atazi icyamwinjiye. Icyamwinjiye gipanga agatariki bazamumanikaho. Yuda ntiyamenya ko azamanikwa, bugera nimugoroba azimanika nk'ejo, ariko kuko atari we wari uzimanika ahubwo yamwinjiye ariyo yari izamumanika. Mbwirira uwo mwicaranye ngo Imana igukore ku maso rero urebe. Mubwire ngo Imana imukorehe kugira ngo mubyumve. Iyo Satani iza n'amaguru ikaza ikabwira Yuda ngo nguseseyemo, akamenya ko ari Satani imuseseyemo, yari kuyikubita, yari kuyitukuza, yari kuyibwira ati simfatwa n'ibibi. No kuryama ntiyari kuryama, yari kuvuga ati kinyinjiye ndakizi. Nimwumva akarengane dufite. Ariko kuko ataragira amaso, uyu wanditse niwe gusa wabonye ko Satani yinjiye muri Yuda, ko twicaye hano turi babiri, ariko hari abana bafite amaso y'umwuka bamenya ko Satani yinjiye, bakamukubita bakamutukuza. Ubu twicaranye n'abana bafite amaso y'umwuka bamenya ko Imana yinjiye, bakayihimbaza ubudasiba. Ubu twicaranye n'abamama hano bamenya ko Imana ibinjiyemo, bakavuga ngo Yesu ndamwumva. Ubu twicaranye n'abasore hano bamenya ko Satani yabinjiranye, bagakubita amavi hasi. Ubu tugira abantu bakorera Imana barinjiwe kera, bagahanura barinjiwe, bakaririmba barinjiriwe, bagacuranga barinjiriwe. Ngo abo nibo bazamubwira ngo nyamara mwami twaririmbaga mu izina ryawe, ababwire ngo sinigeze kugira ute kubamenya. Iki gihe murimo kiragoye, murabemenge.
nangwa n'abatubanjirije, nangwa na Zakayo wuriraga igiti ukamenya ngo Yesu anyuzaho, barakubwiraga ngo araje, n'abatagira umwuka bose bakabona inzira anyuzemo, bakumva ngo Yesu araca hano, agatambika muri karitsiye bazi ngo ni Yesu hanyuze. Nangwa nabo baramubonaga akaza aho araye, babaga bahazi, n'abatasenze bamenyaga iyo yaraye, kuko uwo Yesu yari ari kugenda abonwa n'amaso y'umubiri. None igihe murimo rero bana ba mama, aho kigorewe, ntitukibona amatwi ye, ntitukibona n'ibyo yambaye, ntitukibona n'ikanzu, ni ukubyinira utarora, ugatura utarora, ugahamiriza gusa ngo akabonye Mana ntuzi kote yambaye. Aha niho tugorewe, ngo igihe kiraje kandi kirasohoye, ubwo abasenga data bamusengera mu kuri no mu mwuka, kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Ari igihe umuyobozi ahagarara hano ngo uriya ko atari gukoma mu mashi, ayibonye yayakoma, wimurenganya. Gukomera amashi iyo utabona ubigira rimwe ntubigira kabiri. Kambaho urugero, muraho areruye, bwira umwicaranye ngo turi mu gihe kigoye, kuko tudakirana n'ibifite inyama n'amaraso, ahubwo dukirana n'imyuka. nivyo aha nibi hanyuze ntiturayibona. Uko muri muravuga ngo twirukanye imyuka mibi, ntumenya niba inyuze mu idirisha, ntumenya niba inyuze mu rugi, nugupfa gupimiranya gusa ngo ndagushimye kuyirukanye. Aho ihagaze ntuhazi, birasaba abandi rero grayi edoisia, birasaba abana bafite amaso y'umwuka, talanda ziva, bareba ibyo abandi batareba, yego, bakumva ibyo abandi batumva, nivyo, bagatekereza ibyo abandi badatekereza. hasiveria. Rabwira umuntu ngo atuye 200, naho arahangaza kumara imyaka 10, utura umuntu utari wabona yicaye iwawe, atarakuvugisha na rimwe, naho mwari abagabo. Umva mwana wama, naho urahangaza kubyinira umuntu ntuzi ngo afite metero 1, ntuzi ngo afite metero 2, ariko ukabyina isaha. Karuvali muri abagwa neza. Kwicara iwawe ukaja muri saro, uri kubona intebe gusa, ukavuga ngo ndagushimye mwana, ari ntawe ubona. Uwagukora ku maso wayisenga ubudasiba. Mwemuretse ukuhamiranya gusa, ukupfa guhamiranya gusa, ukanase kuri guhamiranya, wagira ngo ive mu ijuru igukore ku maso, ikureho imboneranye, ubona uburebure bwayo, ubona ubugari bwayo, ubona ubwiza bw'Imana. Nakasigaye imuhira wakazana, ariko nje nkora imibare. Umuntu n'umukobwa kuva yavuka ntiyari yerekwa n'igitambaro cy'Imana n'agacupa k'amazi, aza hano akicara hano ngo muyihe icyubahiro agapimiranya. Mwebweho musenga icyo mutazi,
ariko twe dusenga ibyo tuzi. abazi Imana yabo kuko bayisenga bayizi. ariko bashumba muje mwinginga Imana, ariko mushumba rwose Christophe hari abarenganye. Uzi gutanga miliyoni ku muntu utabonye, arabakubwira ngo inyuzaha ngo nanje nyihaye ikarito y'amasabune, inyuzaha gusa icaha hirya. none aramutse ayibonye yazana n'ikarito 10. ikimenyetso ni ikihe? nuko iyo umusuye akakubona ateka isake yose kuko akubonye. none ubwo abonye Imana iwe, mwahoze muraganira ngo akubaka igicaniro, cyubaka guyibonye. yarayibonaga ibirindutse igeze wivuze utumva mvugane nawe Aburahamu, ati vuga mwana nzakugira. Aburahamu turakomeje, nzakugira ubwoko bukomeye. bwira uwo mwicaranye ngo ihari, mubwire ngo yabaga ihari, nzaguha umugisha. Aburahamu turakomeje, itireka nkubwire n'ibindi, nzaguhindura ubwoko bukomeye. Aburahamu ati ntaho uragenda, ati Imana iti ntaho nari nagenda, nzogeza izina ryawe. abo muri karitsiye ruguru bakamenya ngo Imana yageze kwa Aburahamu. uzakuvuma nzagira ute? nzamuvuma. Aburahamu akavuga ati ibi nta wabibamo, ati muje kunzanira ikimasasha. bati iki kimasa kizize iki? ati ivuga bikaba yategeka bigakoha. yageze iwanje ku karengarenga nayiboneye. wagira ngo n'utunota 4 nutayikwereka iminota 5 agafata akanota kamwe ugahomerana nayo mu bikingi by'amarembo by'iwawe. hariya kuri porutaye yinjiye ivuze tumva uko mvuganye nawe, ndagusuye Petero kuko ngukomeje muri Karvari kandi nkwihereye imodoka n'amatorurara aho bwacu yikoreye uti Imana yinjiye iwawe. ariko aho warenganiye si ibiguteye, si ibigutabara, byose ubyita Imana kutarora. shokora ntari wowe wenyine. nzi umuhungu witwa Gehazi, Imana yarajirari iwabo imanukana n'abamarayika. nimubishobora muvuge ngo amen. izana n'ingabo nyinshi. ngwiza rero Elisa warayibona, maze Gehazi ntiyayibona. ngo Elisa aravuga ati ndagushimiye mwami ko wamenye ko turaterwa, maze ukaza n'ingabo nyinshi, akira icyubahiro. ngo Gehazi ngo abyuke ntiyabona Imana, ahubwo abona ingabo zibateye. ati mumpereze ibyanjye byose. ugiye he? ati turashize. mushize mute? hari abantu turi kumwe ariko hareruye. biro mwicaranye ngo naho urahangaza ni ukuri kw'Imana. Imana iguhereza umugisha naho uragwanya. uyu munsi hari icyo data ashaka. icyo nicyo Mose yavuze. yaravuze ngo mbere yuko ntuma nyereka ubwiza bwawe, nkorera iyo nzi, nkorera iyo nabonye. Imana itigenda aravuga sindagenda ndakubonye. Imana iti nzagukomeza. Mose ati sinje mu gakungu, nyiyereke ntakorera iyo ntazi. ngo imwereke ubwiza, baravuze ati tuma noneho ndagenda ntuma kuko mbonye ubwiza bwawe. ayikoretse. Gehazi se byagenze gute? ntabwo abantu ku isi bazize kwanga Imana, bazize kurambirwa gukorera iyo batabona. ukabona umuntu uhereye muri 2 buri wa gatatu aritera, ku cyumweru aritera, ngo maze umubeshere ngo yanga Imana. arayikunda nuko amaso yatarayibona, wayimwereka yashiraho n'indi minsi. tugashinyagurira umuntu.
umuntu urarira umuceri gusa isosi akayizanira Imana ngo yange, ahubwo wayimwereka icyo data ashaka. Arashaka kugukora ku maso, ugakorera iyo ubona, ugacurangira iyo ubona, ukaririmbira iyo ubona. Reka mbabwire, murahari ngo mumvugire ngo amen. Amen. Ihangane muntize muvuge ngo amen. Amen. Bwira Imana ngo ngero twiyereke. Ngero twiyereke Mana. Ntabwo ukurambuye neza, yongere igira uti twiyereke bundi busha, wongere uyibone. Nivyo ukorere iyo ubona, yego, ucurangire iyo ureba, haleluya, uririmbire iyo ureba, haleluya, utura amaturo iyo ureba, hatukuzwe, usenge iyo ureba, nivyo, usenge uyireba. Ababyifuje bavuge ngo amen. Uwitwa Gehazi ngo akuraguze yirutse, ndashimira Imana. Elisa aravuga ati rero Mana, uyu muntu azagwa ku giti, muhumura amaso arebe ingabo watwoherereje kera zishinzwe kurinda umuntu wayo, nazibona aragira agatima kazima. Ngo Imana ibikiza iki tumva uko mvuganye nawe, ibyakubaga ku maso mbikuyemo, reba Imana. Ngo areba aravuga ati abatagira amaso bazagwa ku giti. Uzi ko yari ihari sinyibone. Ngaho kambabwira kandi, Abisirayeli baziye mu kigare ariko batagira amaso y'umwuka, ngo bagere ku nyanja. Imana ikabona Mose gusa, Mose akaba ari ubona Imana, abagore n'abakobwa bahari ibo ntibabona Imana. Mwihangane murebe hano. Kandi ngo kumanywa, ariko haleluya, ikabaje imbere, nijoro ikabaje inyuma. Bwira mwisharanye ngo yari ihari ariko ntibayibone. Situbyumvikanyeho, yari ihari batayibona. Ngo havamwe ikipe y'abasore bane ngo nta mva zabaga mu Egiputa. Mose aravuga ngo izo mvu zibonye, ngo naho bakabona imva kandi hari Imana. Bazize kutagira amaso y'umwuka. Iki gihe turimo ntabwo wapimiranya ngo uzabirambemo, birasaba ko Imana igukora ku maso. Ngo baba barakimiranye baravuze ngo dusubiyeyo. Ngo Mose aravuga ngo nshingiye ku Mana ndi kubona. Mwebwe ndabizi mwarize, reba umuntu umwe n'ikivunge cy'abantu bari kutukana ngo nta mva zari mu Egiputa, ariko baravuga ngo nimuhagarare uyu munsi, nimutuze, nimwihagararire. Abanyegiputa mwabonye ntimuzongera kubabona. Kandi ari umwe, abandi bose bari gushaka iyo biyahura, abandi bose bari gushaka iyo biroha, abandi bari gushaka ingoyi barajyamo. Naho umwana ufite amaso y'umwuka akavuga ngo nimutuze mwicecekere, iyo urugamba rukomeye ruba rugiye, batesi irihe naho iri gukura inziga ku magare, abantu biciraguyeho, iri gufata Faraho, ifite aho iramuroha ako kanya, bakabona iyo nyanja. Kandi iyo nyanja si iyabo, ni iya Faraho, ibo barahanyura humutse, ariko bikabona Mose gusa, abandi ntibabibone. Ngo baramutuka baramutukuza, ngo arababwira ngo nyamara nubwo muntuka njya amaso y'umwuka mbona. Ndimo ndabwira Miriyamu ngo birabikura inanga, Miriyamu akabibwirwa ahumye. Miriyamu atese ndacurangira he ko dushize. Mose ati nge ndi kukubona hakurya ya Yorodani y'inyanja itukura. Atese umbonye yo ngira nte? Ati mbonye uri uririmba ngo ifarashi n'uwihetse yabiroshe imu. Oya mwemuretse akayibona ntibayibone, akayumva ntibayumve. Data yakuntumyeho ngo igihe wazengurukiye kirahagije, arashaka kugukora ku maso,
ugakorera iyo ureba, arashaka kugukora ku matwi ukavuga iyo uri kumva, arashaka kugukora ku mutima ugakorera Imana wumva ijwi ryayo. Ababyifuje muvuge ngo amen. Amen. Aho nimutahumva ndakubwira umugore i Samariya hatera inzara, ariko itera hariyo abantu babiri. Hakaba hariyo Elisa ufite amaso y'umwuka abona Imana, hakaba hariyo n'undi mu mama, mwihangane murebe hano, umeze nk'uwo ntavuze. Kuwa mbere ifiriti, kuwa kabiri boyiro, kuwa gatatu amapenkupe, kuwa kane isambusa, kuwa gatanu agatogo, kuwa gatandatu ipirawu, ku cyumweru kuwa mbere afite igifu cy'igitutere. Haleluya, haleluya. Bwira mwicaranye ngo Imana igukore ku maso. Irabishoboye ntabwo ibishoboye? Irabishoboye. Uziza amaso. Elisa arasenga, Imana himbazwa, Mana twarakubonye ukuboko kwawe, inzara birateye. Wa mumama utaramenyeye kwiyiriza ubusa aratangira, ese ko buca bukira amahereza azaba yahe? Elisa ati muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza. Wa mugore aravuga ati biducikiyeho. Elisa ati muvuge ko hari Imana itabara. Wa mugore ati menya turarya n'abana. Iminsi ingahe ishize mwe muretse kunseka? Nyine urumva nta muntu urya gutyo. Hari ijambo nasomye rivuga ngo bene uwo mudayimoni nta kindi kimukuramo uretse kwiyiriza ubusa no kugira ute no gusenga. Isi ntabwo mwanze gukorera Imana kubera ko muyanga, ahubwo amaso ayibona ntayo. Atuvuga twitonze. Noneho uwo mu mama Elisa, haleluya, ariko haleluya, turabaganiza mu kinyabupfura. Haleluya, haleluya. Uziza amaso, none se ureba kumujyana kurya nyuma no muri Simba ukamugurira inkoko y'15, iyi ukayitura 3, wagize ngo nukuyanga? Uwo ubumurora. None se sheri wawe kumujyana ukamuburira ugatega ukamutegera n'ivatiri, iyi Mana ukayitegera igare, ugira ngo nukuyanga? Sheri ubumubona, iyi yo ntayububona. Ubuvuga uti ibi bintu turimo rero bizaduta no ku giti. Uwayizana akayihagarika hano rimwe. Umva umugambi w'Imana kukwiyereka, kuguha amaso ayibona, ukayikorera ewana uyibona, utayibona ukayumva. Yohana aravuga ngo ku munsi w'umwana narindi mu mwuka, inyuma yanjye numva ijwi. Burya Yohana nubwo wamukubitaga yumvaga ijwi ngo icyo ubona ugira ute ucyandike, akavuga ngo ndi kukirwa, ariko inyuma hari ijwi. Ibyo bikamutera gukorera. Nta wakurenganya. Fata ibitabo twitahire, nta wakurenganya. Naho uzi kugwanya. Ariko ubutabazi bwaje. Igihe kiraje tugakorera iyo tureba, tukaririmbira iyo tureba, tugacurangira iyo tureba, tugatambira iyo tureba, tukabyinira iyo tureba. Hari umumama wahuye nayo ntiyayimenya. Hari umusamariyakazi wahuye nayo ntiyayimenya. Wiramubwira ngo mpa amaso. Ahuye na Yesu nahishuriwe cyane.
ndio ntabwo abantu banga Imana ahubwo barambiwe gukorera iyo batareba. Abasenga musengereri baha amaso bayibone. Ngo abwire uwo mugore ngo turi kibindi umpa amaso. Umugore aravuga ngo ntabwo ari uko nteye. Twe ndidukorana namwe. Twe dukorana n'Imana rurema. Umva kandi ari kwima Imana. Kano kantu nimukumve neza. Ahuye na Yesu. Yesu aramubwiye ati mpa amazi nanjye ndaguha amazi. Ngo umugore aravuga ati muje mukungikiririye. Uri uzi ubwoko bwawe. Nanjye uzi ubwanjye. Wari wabona duhuriye no mu bukwe tugasangira. Bwira uwo mwisharanye ngo naho nuko ahumye ni Imana. None se uyu mugore wamurenganya? Ubwo se wamugaya? Ntarora. Ngo Yesu aravuga ati nubwo agihumye wagihumura cyankunda ntabwo kizize kunyanga. Kuko uwo mugore ngo yahuraga n'abandi ati nture musome bati dusome kuko abazi. Iyi Karuvali wayinkorera ku maso n'aya mave witimuza mwicayemo nizi Prado nijuru mwagihikiza hafi ariko kubera guhamiranya muzehe wanje kubera guhamiranya ngo turirimbire Imana uruweruweruwera Imana nyirijuru kubera ko atari kuyireba akavuga atari ibi byihaguruka byo tuzabigira dute akaba ari yicariye wagize asangwa ihari azi ko ihari yakwicara soho kureba urabona umuntu wigiriye kuri wese kandi muri kumva ijambo ry'Imana wagize ngo azi ko ihari se yajiriye hirya azi ko ari iri hano uretse n'Imana nuwazana sone serance akaba ari uri hano uwasohoka yaza vuba ati barampagira inka ariko kuko ubuzi ngo ntayihari ngo ni mushumbu hari ujyayo aro ibyo bishyimbo mwongereho ibiro 40 ngikiro nazamuye ariko nta wakurenganya ubuzi kwidahari bwira uwo mwicaranye ngo naho ibihari nuko utagira amaso ayibona ibihari abemera kwihari bamvugira basifakia Venga la mambo ya Carlos. Rafika de kosi. Naribakia sina mambo. Carlos afige. neutralisation de irahari nuko utagira amaso. Irahari. Abemeza kwihari bahaguruke batera hareru. Imana yacu irahari. Marquis de Sachafai. Rafika de kosi. Cairo venga na Carlos. irahari aho babiri cyangwa batatu baterani irahari nzajya manuka ndio La fire de zo. ahandishimye cyane bengeni yakotanda ibihari yego irahari turayumva Yosefu yaramuvugishije bamugambanira ihari bamucukurira urwobo ihari ndio muvuge ngo ihari Irahari. bamugurisha igize ute ihari agera kwa Potifari Imana igize ute Ihari. bamugerekaho ibyo atakoze igize ute Iriho. kaina sivenge babikora ihari ndio babikora ihari yego itegereje iki itegereje gukina finale ndio ntabwo ije mu majonjoro ndio ahubwo yitegereza finale ndio bagutuka ihari bakakugambanira ihari bakakuroga ihari bakakurega ihari bakakubeshera ihari ariko yakina finale yego bakavuga ngo Imana yari igize ute Yari ihari. yego kaina forme geri asoge umanganda kaina nganda akili wangao ausmegefenia atroga yabwiye Abisirayeli ngo numvishe umuniho wabo babumbaga amatafari igize ute Ihari. ndio bakabarenganya igize ute ihari bakabicira abana igize ute Iriho. ose bakayibaza ngo kutarwanya ikavuga ngo ndwanira rimwe
ndwana isaha igeze Yego. nzabakubitira rimwe. Ndio. Bakora igitangaza cya mbere ihari. Yego. Farawo agisuzugura igize ute ihari. Bakora igitangaza cya kabiri ihari. Farawo agisuzugura igize ute ihari. Ngaumba. Safiri. Sofeu. Ibaga ihari. Tanda ato. Ibihari. Ndio. Ahubwo yo nuko ikina finale. Yego. Hawayigereranya nawe. Kaina soferi megeri ya tropaina ngao makambo. Umugore yagutuka. Ndio. Ngo itangire igwane nawe mu kwa mbere. Imurindiriza ukwa 12. Ikamukubita kuri Noheli. Akamenya ko yagutukaga ihari. Ndio. Hallelujah. Tepo edofia. Kaina sibegeri ya tropaina ngao. Ndio. Reka mbabwire. Urakoze mwa. Yego. Moridekayi bamututse ihari. Yego. Akayibonesha amaso y'umwuka. Yego. Bakamubwira ngo duterere isaruti. Love. Karame mucunguzi, karame mukiza, Yego. karame mutabazi. Uyobora ihari. Kaina sige. Mushumba Christophe. Uyobora ihari. Ndio. Utanga amatangazo ihari. Yego. Ariko abayibona ni bake. Ariko umva uko data yabantumyeho. Arashaka kubaha amaso y'umwuka. Ukaja muramenya ko igize ute ihari. Kaza fegolaina. Mwangenda ngafo. Korza fe. Arte arzi. Ene mapeka defa. Hari abana bari kuyumva. Hano hari abana bageze mu gihugu, mu kindi gihugu. Ndio. Bayumva mu biganza, bakayumva mu birenge, Ndio. bakavuga ngo iyaba mfite amababa. Ndio. Haya bamara. Yego. Bangurutse nkigenda. Ndio. Ntabwo tuyumva kimwe. Longe. Ntabwo tuyibona kimwe. Trofaina jango asingini angao mangao mandao na sigewa. Mwangera zava. Kartegeo. Birifashe wa mugore. Ego. Iramubwira ngo humuka. Ego. Ufite abagabo bangahe? Umva uko mvuganya nawe. Ufite abagabo benshi ndakurondoye. Umugore arahumuka. Aravuga ngo mbonye Edo. Atokila so. Ariko atarahumuka. Ego. Zefika enema. Carte des effets. Sacrifice des aoufa. Ndio. Repatia. Asokarame. Esika. Kaina to. Atarahumuka. Ego. Yabwiraga Imana ngo uravomesha iki? Ego. Reba kubwira ro créateur du ciel et de la terre. Ngo uravomesha iki? Ariko yabivugaga bitewe n'iki? Atarahumuka. Nta maso agira. Ego. Reba kubwira retupisa. Ngo iriba ni rirerire. Reba kubwira ishobora byose. Ngo iriba rigize ute ni rirerire. Kasogeni atrofaina zo. Ntabwo nawe ariwe. Ego. À cause des yeux. Ando megeni Ne asa. regarde pas. Kaina ta. Amaso atabona. Ampro de la fo. Atumuvuga ngo ntayihari. Nawigize ute irahari. Five. Vuga ngo nahani irahari. Nahani irahari. Abayumva bavuge ngo irahari. Irahari. Katonda we. Ubu hari ibyo iri gukora. Nibyo. Ubu hari abantu iri gukiza. Nibyo. Ubu hari abantu iri gukora. Nibyo. Ubu hari abantu iri gukasa rubaga impande. N'izina rya Ubu hari abantu iri guhagarika marari. Talanta. Ubu hari abantu iri kurwanira. Karaza. Ubu hari abantu yageze iwabo. Osaina. Ubu hari abantu iri gukura mu nzu y'imbohe. Kai zofera. Igize ute irahari. Iba irahantu runaka hahandi yariri wa munsi umwana wayo yatotezwaga ikabyihorera ntabwo iba yishe ibiri kumwe n'abababaye ishaka ngo bace muri uwo muriro bawuvemo bake nimucyo duhumurizanye nubwo twaba tunyura mu bigoye Imana iriho igeze twihisha Haleluya! Fekaziva.
irahari naho irahari Fritta de salari alle naho irahari forme de vargeriza. ibyo bigusetsa niyo, ibyo bigukirigita niyo, nibyo ibyo bituma useka waje utari guseka niyo, haleluya ibyo biri gutuma waguruka iyo niyo, haleluya iyo niyo. Taira safora ingambo nganda kara safe. Hari umugabo witwa Sawuli, we yari afite inkota, aravuga ngo abari gusenga ndabereka uko ndabakora. Ngira umwicaranye ngo afata inkota Imana ihari, ayifata Imana igize ute ihari, wagenda aritakuma ngo ndabereka uko ndabagira. Ariko ngira umwicaranye ngo baguhiga gihari, ujya baguhiga ihari, mwabadufashe karate. Hari umuntu muri mwe wigeze ahura n'ikibazo atazi ko ihari, akabona igikemuye atarazi ko ihari, akabona imutabaye atazi yiturutse, ngo agere ku bantu bari gusenga akigivuga ngo mu ndangiraho ba Christophe bari, ngo amaboko ibe yafatiye inyuma, ngo arazunguza, yewe usenga baguhiga ihari, ngo agize acati ndekura, Imana iravuga ngo wakubise benshi, ngo aravuga ngo ariko ko nta muntu mfata kamperana urinde nka kwizera, ngo aravuga ngo nduwugiye kukurenganya nahozeyo, abantu ugiye gukubita nahoranye nabo, Nibyo ahantu bari gusengera ndahazi, bari Karivari, ugiye he? haleluya Kubita hasi ramwegura imunyuzamo rugondi hene agaramye kabiri. Nzabe nka yako ndoti ibyo mu ijuru, adora valia urugo rw'Imana ajya runyereka, ndurora runyegereye arumpishuriye, tuma nifuza zagenda ubisimbuka, zagenda ubabanaho, zaja bagucukurira imva, nkundira Imana rero kwangika kwemera baraguca nayigacaka konyori gahura kuwakuwe saita kota ela fe Safia shrovela Mana tumeze nkaba utubwira ibinyoma kandi tumeze nk'abantu wicuza icyo wavuze ukomeze weretse uko wakunze gukiranuka nicyo nanjye nzagukiriza, uko wanze ubugome bw'isi nicyo nzaguhera icyubahiro, biguhiga ntibizabura n'abakurwanya barakomeje, Imana nyir'ijuru n'isi nivuganye nawe nonaha, uramenye ntushidikanye, bitari ibyo yarabikoze, uzashime. Mureke mbabwire ija yigirisha naho ihari zayigirisha kabisa, ija yigirisha kandi hari niyo ya mbere, bakagukora mu jisho ihari, ikavuga ngo hindura umusaya ihari, kankubwira ahantu yigirisha, yaraje iti nsizeho fandara y'izingi, naho iri kwigirisha izi uko ibikora,
ibwira Aburahamu Karizofe garda motanda zawo. ibwira nde Abraham. naho iri kwigirisha ndakabura umwuka Kandi hari. haguruka iramubwira nzanira umwana wawe naho nta nubwira murya iri kugira ngo irebe ko ayikunda amuzana ihari amuzamukana ihari afite n'inkota iwe ntayibone yurira umusozi igize ute Ihari. biro mwicaranye ngo iyo igusabye ibishaka kuguha iyo igusabye ibishaka kuguha ntabwo isabira inzara iyo igusabye Ibishaka kuguha. buriya ishaka kuguha iyo ikubwiye ngo mpa 20 umva ntirema isoko umva ntigura ikiro ibigira ngo ibone kwiguha kuko ntishira mu biganza bifunze ishira mu biganza birambuye iyo bihoze bimera gutya iyo ibiganza bihoze bimera gutya iburaho ishira ariko iyo bigize iki ishira araza ageze igerahimu ageze ku musozi urihangana kuko ndakuzi uri inshuti abwira umwana we ngo icara hano mubwire ngo Ihari. amwicaza igize ute Iriho. ntiyanavuga ngo ndamurokora ngo abamarayika bakamubwira ngo ariko mani wamuhishurira ko hari igipfizi cy'intama Imana ikavuga ngo hari ibyo ntavuga kugira ngo ndebe urukundo umuntu ankunda hari ibintu ntavuga kugira ngo ndebe urwa nkunda ngiro mwicaranye ngo hari ibyo itakubwiye kandi izakora hari ibintu itakubwiye kandi izakora Sava. Elandre de Sakela ngambo ngao. Tefika eremasia Karza vega. Tefika kos Koskiste de Sakela. Ritakis Kairo sove. Non praini garda vegarte de Zejivi. nta muntu uri muri mwe yakoreye ikintu itavuze itarigeze ikubwira ngo elore Tawala zambo. igahora ugahaguruka ihoze wagera Matewusi muda akaba aragutelefone ngo aro ngo jya kuri Western Union hari akantu nkohere nta n'ibintu yakubwiye ni ukuri kwima ibihari Taina luva geno nganda kargai. urihanga Mwange. Aburahamu amugarika igize ute Ihari. afata inkota igize ite Ihari. ngo ayirambure naho yatinze iri kure mu rupfizi ngaho hirya biramubwira ngo agiye gutera ngo imufate ukuboko ngo Aburahamu aravuga ngo ndekuro tambuza gutamba biramubwira ngo nduwiteka narindi kugira ngo ndebe naho ubundi urupfizi ruri hari Life rifarda uzi. baramuhagurukije n'umugore ntabizi umugore ari muhira ntiyamenye ibyabaye ngo Isaka abwira papa atariko pa naha warunze Isara mubwira ngo iyi nsabye ibishaka kumva Hallelujah. niyo mpamvu ntatinye kuzana ikinege reba hano inyuma ngo ahabona urupfizi Aburahamu abwira umwana we ngo katumanyagure kano gapfizi dufate imishishito turenzeho n'agasozi icya kwiyicarira tuzasubira nimubishobora muvuge ngo ibihari Ageino maingo. zara rama kita igusabye kereka iyo atariyo naho niba ariyo ikagera iwawe ikakubwira ngo ntekere icyayi uzi ukuntu yageze kwa Rahabu indaya butwi ibura ukuntu izamwihera ijuru inyuza y'abatasi bageze rero amubwira ngo ubagaburire Nibyo. kubita hasi yareba umureti
bakirya bakirya iravuga ngo mva uko mvuganye nawe nibyo ntabwo ari ibiryo byawe byari binzanye narinje kugutangariza kubwo hano hazashya haleluya wowe ntacyo uzaba na famiye ya nibyo buretse akajoro kamwe karamurokora yari yabuze ahandi banyura se kambabwiraga kuri mwari mutazi ninjukazi ibisamba bibiri bigiye kumusaraba hari icyo Yesu yiciye ijisho ati uje iburyo uje he iburyo kambabaza nta muntu Yesu yari yicira ijisho akakubwira ngo ntuhanyure ukumva waba ugiye gutega imodoka akavuga ati ukumva iyo wari uteze yahirimye haleluya swakazove dutegaga imodoka Imana igize ute yabivuze tukinjiramo tukicara igize ute ihari hari n'igihe gutinza ngo izirahirima zigende waje gukatisha ikavuga itaho kugira ngo upfe nk'imyitiki ukitonganya naho irahari izi kwiyute zitararenga ku kamonyi irahari ntayihari irahari moyila dao vangela nganda kazi zavulanda karabi upfa kuba uri umuturage w'ijuru reka mbabwire iba ibihari ibi turi gukorera inzu umudamu witwa Rusi yapfakaye ihari cyane naho hari ibintu bita secret professionnel noneho mwumve kano nkababwire iba ibigize itemuze ibihari noneho ngo uwo mama wabo akajya ahora foromoza Rusi ngo akamutikura mubwira ngo bakamukubita ihari iravuga iti ariko uyu mugabo uzamushobora etasi kamango mango langa erasifa Karasafe. ejo umugabo barapfuye apfa ihari bageze i Betelehemu ramubwira utumva ko mvuganye nawe nduzibenza haleluya Rusi atumbwiye ngo iki nzakwambika impeta nibyo Rusi ati ko nshaje iti uzayambara haleluya ibihari mwumve mbaririmbira akantu imibabaro yanjye yose nikwaye ahindura iyo mibabaro Imana ishimwe kuko yumva Imana ishimwe kambabwira akantu kese uya mwemuretse amashimu yihorera ibona Rusi asaziyaho usaza gihari yego ibiraje haleluya ngino nkubwire ndakina nawe mukuru ngira mwongorera ngiramubwira ngo rero nta wabivamo gusaza utagira umugabo iri joro ugenda ujyama impande ya Bowazi ndaje ndamuguteretera mwe muretse guseka ndi kukubwira ngo usaza gihari amazina ya itwita vuze kitazado asa kasife nimubishobora mumvugira ngo ibihari
rusi ngo mu gitondo ntiyasubira guhumba. Abamenyeye ko ahumba ntibamenya ko yakoze ubukwe. Barategereza ngo rusi ko atagarutse guhumba, ngo barabwira ngo ntabwo muzi Imana ye, ahubwo bino yahumbagamo byabaye ibye, kuko yashakiye kwa Bowazi. Ndio Murabemenge niwe uraje arabaha akazi. Yahumbaga ihari, ariko ikamubwira ngo siko bizaba, uzaruhuka guhumba. Uni ku mutwe wawe duhamagara Imana. Akanda akababwiye, akanda akababwiye. Haleluya. Naje hese bahu. Haleluya. Moridekayi bamurenganyije ihari. Yego. Bashinga igiti gizute. Ihari. Bagisongora. Ihari. Abatizera bagasenga ngo kuraho iki giti. Imana ikavuga ngo sinagikuraho nukuri, nzagishiraho barembeje. Haleluya. Tibabwira bagisongora ihari, bakaturubanza ihari. Haleluya. Atsindwa ihari. Kuko rero ni yisesa imanza. Nababwiye ngo yikina finale. Ijoro rigeze mu gicuku, ibwira umwami iti kanguka usome ibitabo, nta muhanga udasoma. Haleluya. Tikandi usome ku page ndakubwira. Ibaga ihari, naho bagishinze ihari. Haleluya. Ireba uko kijyana. Giro mwishiranye ngo hari impamvu itabikuyeho. Hari impamvu. Bura hari impamvu itabikuyeho di. ndio Umva nshuti, yitegereze. Kugeza ubwo mu gitondo kigeze itari yavugisha Moridekayi, abyuka azi ko kirije. Mwitonde cyane. Yagiye kwiretruva, ivuze ngo uwagisongoye niwe ngihaye. Bari bagisongoye igize ute? Ihari. Uni ku mutwe wawe, uni ku mutwe wawe. Haleluya. kado azongile Toa. awakaini ya fosi Ihari. mengeni ya dau na ganda akideni ya wesi madenga Bitiki de bosi yakon. Ayo zovega da vega. afromegeni ya tokila Wake ngambo unaka nganda kare. Dikisi ni mango. Zirao kangira ngambo. Erobekitis. Wakita ngambo ngarda wesai. Wazuru. Yabantu mbyihungo ishaka kubakora ku maso. Haleluya. Ukeneye kwimukora ku maso, Haleluya. agakorera iyo areba. N'izina ryawe Kristo. Ahagarara hari dusenga Imana. Haleluya. Ubikeneye zega Tine motankeronde. amarembo niyuguruwe, Amarembo we. marembo niyugururwa, Ururwa. marembo Amarembo niyugururwa. niyugururwa. Kaduhamagara Imana. Bega umunezero tuzabonera. Vugutira kandunchure inkamba zimvemo. Zivemo. Data wa twese uri mu ijuru, tumaze iminsi tugukorera. Dukoreho Mana we, dukore ku maso. Dukorera iyo tutareba, Dukore ku maso tukubone. tukakubesha N'izina ryawe. kuko tutazi ko uhari. Etika Tokina ngana. warakoze kwihangana. Malore de fils. Ayimango defikado. Chronique des arabes. Uyu mwanya wa none Ao. Zoe. isi yose duteze amatwi, yikore ku maso, N'izina rya Yesu Mana. bakorera iyo bareba. Dukore ku maso. Worship team iramye Imana, N'izina rya Yesu. iriho iyibona. N'izina rya Yesu. Bariya bagabo bari hano Haleluya. bakore ku maso, basenga iyo bareba. Karame. N'izina rya Yesu. Aba bakobwa bari hano bakore ku matwi, Selandra. basenga Imana bari kumva. Kite des arjavai. Abatambyi bari hano bakore ku maso, Kora. bayitambire bayireba. N'izina rya Tegeka. Yesu. Tokina ngana. Tegeka Akerite des arjavai. bayitahane, Sometangela. bakubone mu nzira, Brikene des arjavai. bakubone imuhira, Wanke ngambo. bakubone ku kazi, Edaina safu. bakubone mu rubyaro. Saksike des arjavai.
tugukomeye mu mashi esa mugihagaze Hallelujah. bombereka amaso yawe Hallelujah. abizeye ko ihari bavuge ngo irahari Irahari. katuyinginge ivugane n'imisozi iri imbere yacu Mu izina rya Yesu. irahari ntayihari Irahari. ivugane n'ibiduhiga Mu izina rya urakoze papa Yesu. irahari ntayihari Iriho. ivugane n'ibiturwanya Nivyo. Ka korta kini. ndinginga mushumba Polaini. azafata mikrofone Nivyo. mutubwirira se Ai wa ila. kesimango de kosi Koskike des adimos. lefika de kosi Pararite des javi. tuyobore mu uyu mwanya Mu izina rya Yesu. wo kwinginga imana Mana yacu. ubwihari Yego. ubwigendera muri twe Yego. ubwivugana natwe Yego. ubwiri hagati mu iteraniro Yego. igira icyo ikora Mu izina rya Yesu. igira icyo ivuga Mu izina rya Yesu. igira ibyo ikuraho Mu izina rya Yesu. igira ibyo ishiraho Mu izina rya Yesu. igira ibyo isohora Mu izina rya Yesu. igira ibyo yinjiza Mu izina rya Yesu. irahari Irahari. aho wizereye Imana vugana nayo kuri ibyo wizeye yibwire Mana y'imbaraga we Mana y'ubushobozi. Mana y'ubushobozi n'icyo Urahari Mana we. Vugana n'imisozi iri imbere yacu. Vugana n'ibisute y'ubwoba. Vugana navyo Mana. Vugana navyo urahari. Wengema sangula vandre de gerime sofege ni deri wolambo ana Kairu karinganda garza fega ni kose fega davuga. wajarme de vergeni Wazinganda karza fega sokiri zivike. Vugana n'ibiteye ubwoba ubugingo. Shao Maki vazonga la sawa ndamu Kairo Oro defese de guerriere fenosomo. Wasirte deseje fega ni garda ho. cyubahiro ni cyawe ibihe byose Ibazwa Mwana. mu izina rya Yesu amen mwokomera Imana amashyi yemwe